Muraho neza, tubahaye ikaze ku rubuga rw'ikigo cy'imisoro n'amahoro. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe impinduka zakozwe zigenderwaho mu kumenyekanisha umusoro ku nyungu z'amasosiyete z'umwaka wa 2024 ndetse no muri sisiteme ya e-tax muri rusange. Kugira ngo umenyekanishe umusoro ku nyungu wa 2024, jya ku rubuga rwacu wa@rra.gov.rw. Kanda handitse menyekanisha imisoro y'imbere mu gihugu, ushyiremo tini n'ijambo banga ryawe. Kanda handitse tax declaration, nyuma ukanda ahanditse new declaration, ubundi ukande kuri submit. Reba urutonde rw'imisoro sisiteme iguhaye, urebe umusoro wa CIT ushaka kumenyekanisha. Hanyuma ukande hano kuri ino nimero yawo cyangwa se doc ID. Kanda kuri enter declaration, maze wuzuze amakuru yose asabwa kuri buri murongo cyangwa linye mu mbonerahamwe uhawe. Uyu mwaka bitandukanye n'umwaka washize, hari zimwe mu mpinduka zashyizwe muri sisiteme ya e-tax zijyanye no kumenyekanisha umusoro wa CIT wa 2024. Impinduka ya mbere ni ibijyanye n'ibyacurujwe. Umusoro ku nyungu z'amasosiyete wa 2024, linye ya 5, linye ya 40 n'iya 45 byahurijwe hamwe kugira ngo n'abafite izindi nyungu zitari izo kuri linye ya 5 babashe kubona uko bashyiramo amakuru. Ubu kuri iyi linye ya 5 hashyirwamo igiteranyo cy'amafaranga yose kuri izo linye 3, kandi igiteranyo cyayo ntikigomba kujya munsi y'amafaranga agaragara mu byacurujwe cyangwa sales bigaragara muri sisiteme ya EBM. Iyo ugerageje kwemeza washyizemo amafaranga make, sisiteme iguha message ikubwira ko amafaranga washyizemo ari make, ikanakwereka make ashoboka wakabaye ushyiramo. Umaze gushyiramo aya makuru, kanda aha hasi handitse save, maze urebe hejuru urabona ubutumwa bugira buti data saved successfully. Izindi mpinduka zakozwe ni izijyanye na opening stock cyangwa stock utangiranye umwaka ku bantu bakoze imenyekanisha umwaka ushize bari muri regime réel cyangwa se imenyekanisha ku nyungu nyakuri. Uyu mwaka hazarebwa ko uwo muntu atarengeje closing stock cyangwa se stock yasorejeho. Stock atangiriyeho uyu mwaka wisoresha cyangwa se opening stock na closing stock bigomba kuba bingana. Shyiramo amakuru asabwa, maze ukande hasi kuri save, urebe hejuru ko haje ubutumwa bugira buti data saved successfully. Izindi mpinduka zabaye ni izijyanye n'ibyatunze umwuga bifite inyemezabuguzi za EBM, imenyekanisha ryo muri gasutamo cyangwa imisoro ifatirwa, ibyo bita controlled expenses. Bitandukanye n'umwaka ushize, linye ya 7 yahujwe na linye ya 16 n'iya 17, kandi igiteranyo cy'amafaranga yo kuri izo linye zose ntikigomba kurenga amafaranga sisiteme yerekana y'ibyacurujwe cyangwa purchases. Kugira ngo ubashe kureba muri sisiteme ayo mafaranga yo kuri purchases, ujya habanza muri sisiteme ya e-tax, ugakanda kuri tax declaration, ugakanda kuri view purchases and importation, ugahitamo umwaka, ugakora submit, hanyuma ukareba amakuru sisiteme iguhaye. Izindi mpinduka zakozwe ku byatunze umwuga bidashobora kubonerwa fagitire za EBM, ibyo bita uncontrolled expenses, cyangwa se bimwe byatunze umwuga byuzuzwa ku mugereka wa ledger. Uyu mwaka RRA ntabwo izabanza kwemeza ledger ngo hanyuma umuntu abone gukora imenyekanisha nk'uko byakozwe mu mwaka washize. Icyo usabwa uyu mwaka ni ukuzuza ibyatunze umwuga kuri linye ya 19, 25, 60, 65, 70, 75, 80, 102, 106 na linye y'116, hanyuma ugakanda hasi aha handitse save. Kanda kuri continue with upload annexures, maze urebe imigereka ya ngombwa yose sisiteme igusaba gushyiramo, maze uyishyiremo. Umaze kuyishyiramo, ureba hejuru haje ubutumwa bugira buti annexure uploaded successfully. Kanda kuri compare with declaration. Nubona amakuru yo muri ledger na declaration ahuye, ukore submit. Iyo amakuru yo muri ledger ndetse na declaration adahuye, sisiteme ikuzanira ubutumwa bubikubwira, ikakwereka naho ugomba gukosora kugira ngo bihuze. Ufunga ubwo butumwa, maze ugasubira aho ugomba gukosora, ugahuza amakuru asabwa, nyuma ukongera ugakanda kuri compare with declaration. Nyuma ubona ubutumwa bugira buti your submitted ledger has been approved. Ugahita ukanda hano kuri submit. Hanyuma iyo wujuje amafaranga kuri linye y'102 asobanura igihombo cyatewe no kuvugurura ikigo bundi bushya cyangwa se capital losses realized on restructuring, bisaba ko wongeramo n'umugereka w'ibyemezo by'inama y'ubutegetsi cyangwa se board resolutions yemeza icyo gihombo. Hanyuma linye y'191 ubusanzwe yuzuzwaga n'umuntu ufite umutungo utimukanwa yagurishije.
Aya mafaranga yajyaga ashyirwa kuri iyi linye ntazongera kugaragara, ahubwo umuntu azajya yabona anyuze muri View Purchases of Decentralized. Iyi linye 195 yuzuzwaho imisoro ifatirwa. Uyu mwaka RRA izemera imisoro ifatirwa mu gihe uwafatiriye umusoro yakoze imenyekanisha kandi akishyura. Uyu mwaka uwafatiriye agomba gushyiraho tini ya buri muntu yafatiriye n'ingano y'umusoro yamufatiriye, aho gushyiraho urutonde ruriho abafatiriwe bose muri rusange. Hanyuma linye 170 y'umusoro wishyuwe mu mahanga ku byo winjije, ushyiramo amafaranga kuri iyi linye ku mugereka ugashyiraho na tax certificate iturutse muri icyo gihugu wishyuyemo. Hanyuma linye 116 ijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. Amafaranga ashyirwamo ntabwo agomba kurenza miliyoni 12 z'amafaranga y'u Rwanda, kandi ntabwo agomba kujya munsi y'ayashyizwe kuri linye ya 5 agaragaza igicuruzo cy'umwaka wose. Linye 110 yo ni igihombo gituruka mu myaka yashize. Iki gihombo nacyo ntikigomba kurenza imyaka 5, kuko iyo myaka irenze sisiteme yibara nk'igihombo cyashaje igatangira kugikuramo ihereye ku mwaka wa kera. Hanyuma linye ya 75 ndetse na linye 168 ni ibijyanye n'ubworoherezwe cyangwa incentives. Iyo wifuza kubusaba unyura muri sisiteme ya e-tax, ugakanda aha kuri online request, ugakanda ahanditse CIT/PIT request, ugakanda kuri request type, ugahitamo ahanditse disclaim the tax incentives to be benefited, ugakanda view, ubundi ugahitamo ubwoko bw'ubworoherezwe, ukanza ahanditse incentive type, ugahitamo umwaka hano, hanyuma hano ugashyiramo umwaka incentives zawe zatangiriye, ugashyiramo imyaka izo incentives zizamara, hanyuma ugashyiramo icyemezo cy'ubushoramari cyawe, ubundi ugakora kuri submit. Kimwe n'ubundi busabe bujyanye na CIT/PIT nko gusaba kongererwa igihe cyo kohereza ibitabo by'ibaruramari cyangwa extension, gusaba gukurirwaho kwemeza inyandiko z'imari, icyo bita mu Cyongereza exemption of certifying financial statements n'ibindi, wanyura muri iyi nzira maze ugashyiraho ikijyanye n'ubusabe bwawe. Reka noneho turebere hamwe izindi mpinduka zashyizwe muri sisiteme ya e-tax. Impinduka ya mbere ni ijyanye no gusaba gusubiramo umusoro ariko uwugabanya, icyo bita mu Cyongereza revision downwards. Mu gihe wakoze imenyekanisha ry'umusoro n'itariki ntarengwa yararangiye, ariko ukaba wifuza gusubiramo iyo declaration yawe, ujya muri online request, ugakanda hano kuri request for revision downwards, ubundi ugahitamo umwaka, ubwoko bw'umusoro ndetse na tax period. Sisiteme ihita ikwereka ingano y'amafaranga wari washyizemo ukora imenyekanisha, hanyuma ikakwereka n'aho washyira ayo wifuza gushyiramo. Shyiramo comment hano habugenewe, ushyiremo n'inyandiko ishyigikira ubwo busabe bwawe supporting document, hanyuma ukande hano kuri submit. Iyo ubusabe bwawe RRA bwemeje, urongera ukajya muri e-tax, ugakanda kuri tax declaration, ugakanda kuri new declaration, ugahitamo ahanditse revised, ugahitamo wa mwaka ushaka gukosora, hanyuma ugakora revision yawe. Icyakora muri revision ntugomba kujya munsi y'aya mafaranga washyize mu busabe bwawe igihe wabisabaga. Indi mpinduka yashyizwe muri sisiteme ya e-tax ni iyo kwisabira dokima y'imenyekanisha mu gihe ugiye kumenyekanisha ntuyibone. Hari ubwo igihe cy'imenyekanisha kigera ugasanga kuri tini yawe nta nimero y'imenyekanisha cyangwa doc number biriho. Ukeneye doc ID ukanda hano kuri online request, ugakanda kuri document generation, ugahitamo hano ubwoko bw'umusoro, ugahitamo hano kuri period, hanyuma ugakora aha kuri submit. Hejuru sisiteme iguha ubutumwa bukubwira ko inimero y'imenyekanisha wayihawe, ugira buti document generated successfully. Jya kuri tax declaration, ukande kuri new declaration, ubundi ukande kuri submit. Hanyuma ku rutonde sisiteme iguha rw'imisoro iri kuri pending, uraza gusangamo na wa musoro wasabiye dokima. Kanda hano kuri doc ID yawo maze uwukorere imenyekanisha. Dusore neza, twubake u Rwanda twifuza.